Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Nongeye kubaha ikaze kandi nkaba mbashimira cyane kuba mwemeye kubana nanjye intambwe ku yindi. Mwakwibaza ngo uyu munsi tugiye gutegura iki? Tugiye gutegura okra cyangwa se gombo. Abenshi ntabwo bakunda kuzirya zitetse, bakunda kuba bazinika mu mazi bakazinywa gutyo zinitse mu mazi. Ese wowe waba ukunda kuziteka mu rugo? Waba ukoresha ubuhe buryo uteka gombo? Uno munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza n'ibintu twashyira muri gombo zikaba zaryoha cyane kurushaho, kandi birahendutse, biroroshye, ntabwo bigoye, ntabwo dushyiramo ibintu byinshi. Turashyiramo karoti, turashyiramo intoryi, urumva washyiramo icyo ushaka biterwa n'ibyo ukunda. Ubundi dukoresha inyanya n'igitunguru nk'ibisanzwe, dukoreshe inyanya n'igitunguru, yego dukoreshe tungurusumu, turashyiramo n'akamagi kugira ngo twongere gu ibyo kurya turi guteka. Ubundi dushyiramo n'aka black pepper gakeya, ariko muri byose biterwa n'ibyo ukunda. Uyu munsi rero twebwe tugiye guteka gombo dushyizemo karoti n'intoryi, ariko ushobora kuba wenda washyiramo karoti gusa nawe niba ari zo ukunda udakunda intoryi, cyangwa se ugashyiramo intoryi udakunda karoti. Kimwe nuko wenda washyiramo nyine wateka uko ubyumva nta kibazo, kimwe nuko waziteka zonyine. Ushobora kuba wanashyiramo n'indagara muri gombo, byose birakunda kandi biba biryoshye cyane. Ntabwo rero bigoye. Ubwo tubanje kuba twategura ibirungo tugiye gukoresha. Turi gukata gombo, rero wazikata uko ushaka, karoti wazikata uko ushaka. Njye n'ubwo buryo nakunze, n'ubwo buryo nakasemo nyine, nawe wakata uko ushaka. Gombo rero biba byiza udukase gutya ari duto duto, nibibe binini cyane. Ubwo tukuraho imitwe n'ubundi nk'ibisanzwe nkuko tujya dukuraho imitwe y'imiteja, ubundi tugakata duto duto. Ikindi kintu nababwira, iyo watetse gombo gutya ebana ziba ziryoshye cyane, ntabwo ziba ziri gukururuka kwa kundi, kuko hari abantu n'ubundi kuzinywa mu mazi byananiye. Ariko ushobora kuba waziteka kandi ziba ziryoshye. Ushobora kuziteka gutya cyangwa se ugashyiramo n'ikindi kintu, ko ni imboga zisanzwe nk'izindi mboga. Nuko rero gombo ziri gusa, nyuma yo kuzikata ugukata duto duto gutyo, na karoti nanjye nazikase gutyo, nawe wazikata uko ushaka, n'intoryi nazikase gutyo kugira ngo bize kuba biri muri forme nziza, bibe bisa neza kurushaho. Dukaranze rero ibitunguru, ntabwo umuntu abitinzaho cyane. Iyo ubona ko bisa nkaho byahinduye akarangi ho gatoya, uhita wongeramo bya bindi wateguye ku ruhande, wakase ku ruhande. Ubwo ni karoti n'intoryi twakase. Na gombo ushobora guhita uzishyiramo, ariko gombo zacu ziroroshye cyane. Tubanjije kuba twakarangaho gatoya intoryi na karoti kugira ngo gombo zacu cyangwa se okra zitaza kuba zakoroha. Ubwo twongeyemo n'ubundi n'inyanya, turakomeza turavanga. Gombo nibwo twasha tuzishyiramo. Rero gombo ziba zikomeye, nta kibazo wazishyiranamo n'intoryi na karoti byose, ubundi ukajya uvanga, ukaba washyiramo n'inyanya.
tungurusumu rero ushobora kuba wazongeramo wazishyira mu bitunguru, biterwa n'ukuntu wowe ukunda guteka tungurusumu. Ngewe nzongeyemo gutya na hamwe na black pepper nshyizemo gake cyane. Ubundi ngomeze mvange neza. Iyo ubona ko zigombo zigikomeye, karoti zigikomeye, gukora komeza ukagenda uvanga gutyo, ariko ubona ko zigikomeye ugenda ushyiramo amazi make ubundi ugapfundikira umuriro uringaniye kugira ngo utaza kuba washiriza kandi bibe byashya neza. No kuvuga ngo nta mazi tuza gushyira ngo ducanira, ahubwo turagenda dushyiramo amazi make kugira ngo bibe byashya, ko dukeneye ko gombo zacu ziza kuba zumutse, nizibe ziri mu isosi nyinshi. Ubundi ishyizemo na poivron nawe byaterwa n'ukuntu ukunda kuziteka. Niba ukunda kuzikaranga mu gitunguru waba wabikoze gutyo nta kibazo, ariko ngewe nkunda kuziteka gutyo kuko nibwo mba numva zimeze neza, ziri guhumura mu biryo neza. Ubundi pfundikire mu gihe mbona ko zitarashya, ko n'ubundi ntabwo gombo zirashya, ndapfundikira kugira ngo bize kuba byashya neza kandi ku muriro mukeya. Ndakubabwiye ngo biri guhumura neza cyane. Ubwo tugiye kuba twakwiramo kamagi kugira ngo tube twakongera nyine uburyohe bwa gombo zacu cyangwa se okra. Ndabaraye mutetse gutya gombo ebana ziba ziryoshye cyane, ubwo rero ntabwo zirashya, ziraburaho gatoya. Ngiye mbaye nongemo amazi, nawe byaterwa n'ukuntu uri kuzumva. Gusa iyo ufite gombo ukabona ko zikomeye cyane, ushobora kuba wazikata kwa kundi twazikase, ukaba wazitogosa ku ruhande, ubundi ukaba waza gusa hano ukaba wazishyiramo hano gutya mu birungo zo zahiye. Ariko iyo ubona ko zidakomeye cyane uziteka gutya nta kibazo, ariko ushatse wanazitogosa ku ruhande ukaba waza nyine uzishyira mu birungo gutyo wamaze gukaranga, byose birakunda. Gombo zacu zahiye rero murabibona ziri gusa neza cyane. Nukuri urumuri rwanjye mu rwihangane nabwo rwari rumeze neza, turi mu bihe by'imvura, nabwo ikirere kiri gusa neza, ariko zirasa neza pe, zirahumura kandi ziraryoshye. Rero ushobora kuba wazirisha icyo ushaka, wazirya ku muceri, wazirisha ibirayi, nyine wazirya aho ushaka, ko ni imboga nk'izindi mboga zisanzwe. Mwakoze cyane rero kubana nanjye intambwe ku yindi. Niba mutarakora subscribe, ndabasaba ko mwayikora, mukalayikinga, mukanasharinga. Nuko rero njye neka gombo nuko nkunda kuziteka. Hari igihe nkunda gushyiramo karoti cyangwa se nkaba nashyiramo intoryi gusa. Nawe niba hari ukuntu ukunda guteka gombo wabishyira muri comment. Niba hari ikintu nibagiye gukoresha kiryoshya gombo wambwira. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda. Mwakoze cyane, mugira amahoro aho muri hose. Salam.